Ndabasubije mu muteze amatwi Agacu TV. Ibintu mwangiye kubabwiraho ibintu 10 byagufasha kugera ku ntego yawe ushaka kugeraho. Ibintu 10 bizagufasha. Ngiye kubikubwira kandi nubikurikiza bizakugirira akamaro. Icyambere, gukora ikintu cy'ingirakamaro. Mvuga ngo gukora ikintu cy'ingirakamaro, gutekereza ikintu cy'ingirakamaro. Gutekereza ikintu cy'ingirakamaro ni bimwe mu kintu kizagufasha mu gushyira intego yawe ku murongo. Numara gutekereza ikintu cyawe cy'ingirakamaro, icya kabiri uzakurikizaho, cya kintu cy'ingirakamaro cyawe ni ngombwa kutagicikaho intege. Tuvuge urugero, niba ufashe ngo ngiye kuzacuruza cyangwa se ngiye guhinga, ubwo ni ibintu by'ingirakamaro. Uvuga uti bishobora kungira akamaro ngewe n'abandi n'abankomokaho n'abandi. Kwiga gutekereza umushinga tuzasiga twebwe ubwacu uzatugirira akamaro ndetse n'abandi uzabagirira akamaro. Gutekereza ikintu cy'ingirakamaro. Icya kabiri, kudacika intege ku cyo kintu cy'ingirakamaro. Noneho gutekereza cya kintu cy'ingirakamaro icya gatatu ni gukunda cya kintu cy'ingirakamaro wagize gute watekereje. Niba ari ubworozi, kunda ubworozi bw'inkoko cyangwa se ihene, inka n'ayandi matungo, yaba n'ingurube, inkwavu n'ibindi byose. Wowe ibyo ni ibintu by'ingirakamaro bigufasha mu bukungu bwawe ndetse no ku bandi bikabagirira akamaro. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, kutumva amagambo ya mato. Tuvuge urugero, ushobora gutekereza uvuga ati ngiye nzagura imodoka cyangwa se nzagura inzu. Umuntu akakubwira ngo iyo nzu se uzayigura amafaranga uzayakurahe? No, abo bantu bakubwira ayo magambo ni abacantege, ntabwo ari abantu b'ingirakamaro. Abo bantu banza wiyegerezeho abantu bafite ibitekerezo bikomakomeye. Tuvuge urugero, umuntu waba yaraguze inzu ye cyangwa se umuntu wubatse etaje, umuntu waba warubatse tuvuge etaje igeretse kabiri, umuntu wariguriye imodoka, umuntu waguze isambu ya hegitari, umuntu waguze mashini ye, waguze moto. Aba bantu bafite ibitekerezo byigiye hejuru bitandukanye nawe undi muzahura akakubwira ngo ngiye ngura agacupa. Kandi imagine umuntu azagura agacupa karimo ibihe bitekerezo. Hariho abicara baganira ku gacupa ariko bakagira ibitekerezo bifatika. Ariko se mwe muricaye muri abagabo utekereje kuvuga ngo umugore wa kanaka ni mwiza, umwana wa kanaka ni mwiza, imihanda, imodoka zihenze. Muri izo modoka zihenze, intego yo muri kuvugamo muri izo modoka iyo muzaguramo ni iyihe? Ese tukuganira ku mibanire mibi y'abantu mu midugudu, ese ni iki kintu twabikoraho? Icyo cyari ikintu cya kane, kutumva amagambo mato aciriritse, yandi mato adafite ahantu ashaka kugeza. Kuyari ku cya kintu wahisemo. Ese ubwo urumva niba warahisemo korora inkoko, umuntu akakubwira ngo urorora inkoko urumva uzaziha iki? No, agomba kukubwira ati ahubwo twarahinze ibigori, amasaka, ibigiki n'ibi. Abo ngabo bakubwira ibyo bitekerezo bya wa mushinga uzahura nabyo. Inkoko izagira gute gutya. Aho ngabo nibo b'ingenzi kurusha uko wawundi kubwira ngo ntibishoboka, ntibibaho, ntibyakunda. Nta kidashoboka igihe umuntu mu mazuru hakinjira mu mwuka, ibintu byose bishoboka. Kandi umwuka wa nyuma awutabariraho umuntu. Niko bimeze kandi mu bitekerezo cyane. Abantu bagiye bagera ku bintu bihambaye ni abantu b'ibitekerezo bihambaye. Kubera iki? Nibo bantu batekereza, aratekereza ijoro ryose. Ndaza kubibabwiraho. Icya kane, gufata niko nabyita nk'iki, kwiyemeza. Kuvuga ngo ngewe ndiyemeje. Kwiyemeza ni ukuvuga ngo ngiye kubaka inzu izahirima, nta kibazo. Ninahirima nzaba mfite ubushobozi ubu. Ngiye korora inkoko, norora inkoko se zigahomba cyangwa se zikicwa n'imibu, nzashaka n'andi mafaranga paka mbigezeho. Yo baravuga ngo gufata risk, kuvuga ngo hari bimwe wiyima kugira ngo ugere ku bindi. Kwiyemeza kugera ku kintu, intego yawe ukafata risk yawe ukavuga ngo ngiye niba nahingaga 300,
ibihumbi 300 nabiretse ngiye mu mushinga runaka kandi ngiye kukomeza. Nimara kukomeza uwo mushinga ngiye urenda kungeza ku kindi iki amezi 3 5 nzaba ntari gufata 300, ariko mu mezi 7 8 9 10 nzaba ndi gufata miliyoni n'andi mafaranga arengaho. Iyo ngo ni kwiyemeza. Icya gatandatu, kumenya ijwi ryawe mu majwi menshi. Kumenya ijwi ryawe mu majwi menshi, kubanza gusobanukirwa ijwi ryawe mu majwi menshi. Nko mu isoko, urugero nabaho urugero, mu isoko bashobora guhamagara amazina y'abantu bose bagahamagara, ariko ukamenya ijwi ryawe n'izina ryawe n'uri kuguhamagara. Nawe rero hari umushinga uri kuguhamagara, kumenya rero iryo jwi ry'uwo mushinga uzakugirira akamaro kugeza kure. Ni ingenzi. Imishinga iratandukanye. Nk'ubu wakora subscribe kuri YouTube channel, subscribe, like, share, comment kuri YouTube channel yanjye. YouTube channel hari abantu benshi zitunze, nanjye ndifuza ko igera ku rwego hejuru, kandi byagerwaho nawe bikore subscribe, like, share na comment kugira ngo bigere kure. Igitekerezo nako mvamo rero, kumenya ijwi ryawe mu majwi menshi. Naho abandi baba bavuga, ariko ukamenya ijwi ryawe riguhamagara. Ese ndahamagara no korora inkoko, ndahamagara no gushinga restaurant, ndahamagara no gucuruza ikintu runaka, kandi ukirinda babandi baguca intege. Ntibishoboka. Ijambo ntibishoboka ukarivana mu mutwe wawe ukavuga ahubwo birashoboka. Ahubwo inzira nakora kugira ngo bishoboke nizi ABCD nkabigeraho paka ko ugeze ngeze ku musozo. Cyari cya gatandatu. Icya karindwi, kumenya ikibazo ugashaka igisubizo cyacyo. Abantu benshi bagiye babahanga cyangwa bakaba bakire, nuko bagiye bashaka ibisubizo by'ibibazo byari bihari. Umuntu wakemuye ikibazo cy'ingendo, tukaba tuva hano tukajya i Kigali, tukava hano tukajya i Burayi, tukaba twagera uwo wakoze iyo ndege byamugize umukire. Ni problem solver. Yakemuye ikibazo cyari gihari, ariko mu gukemura ikibazo cyari gihari nibwo bukungu yafashe. Niko bimeze. Umuntu uravana ukajya i Kigali ugataha, uravana ukajya i Burayi, kuko habaye ikibazo cy'uko ese umuntu yambukiranya imigabane ate? Umuntu atekereza indege. Umuntu se yambukiranya amazi ate? Umuntu atekereza ubwato. Umuntu se yava hano n'amaguru akagera i Kigali gute? Umuntu atekereza imodoka. Ibyo byose rero nibyo by'ingenzi cyakoze. Problems, gukemura ikibazo nibwo bukungu bwawe. Kumenya ngo aha se dufite ikibazo dufite twakemura ni iki. Icyo kibazo rero iyo ugishakiye igisubizo ubu mukire w'icyo kibazo, kandi ukaba umukire bikagufasha. Icyo nuze ingingo ya 8. Ingingo ya 8 iravuga ati gukurura abantu b'ingirakamaro. Gukurura abantu b'ingirakamaro ni gute? Gukurura abantu b'ingirakamaro ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ugomba guhanga abantu b'ingirakamaro. Bandi muzagana igitekerezo runaka bakaguha ingingo zifatika zubaka cya gitekerezo. Bantu bazamenya ko uzabasobanurira ijwi ryawe riguhamagara mu bukungu bwawe, mu ntambwe zawe ushaka gutera, maze bakubwira bati iyi ngingo dukurikije uko bimeze, ndabona watangira ahangaha n'aha ukagera kuri iki n'iki. Abo bantu ni ugukurura b'ingirakamaro. Izindi ngingo ushobora kuba uri mu bucuruzi. Mu bucuruzi ushobora kugira abakiriya 1000. Abakiriya 1000 hakaguramo abantu 5 nibo b'ingirakamaro. Kugira inshuti 100 muri 5 akaba ziguha ibitekerezo bigufatika. Izindi zose zikaba ari za zindi zikubwira ngo ntibishoboka. Uwo ngo wapi no, abo ngabo ntago bari ab'ingenzi. Wapi no, ntago ari great, ntago bari abantu bo kwiyegereza. Ukwiye kwiyegereza abantu b'ingirakamaro. Kandi nta n'umuntu utari w'ingirakamaro, kuko buri muntu wese yavutse, tuvuka twese twari dufite ibyo bitekerezo twari ingirakamaro, kuko nta wavutse ngo barire.
yaravutse bose barishima, bivuze ngo bari babonye umuntu w'ingirakamaro. ahubwo iyo dukuze sosiyete dukuriramo niyo tugenda itugira abantu bataraba ingirakamaro, kuko uruhinja buri muntu wese yavutse barishima. Ntavuga ngo uyu nguyu ngo aravutse azaba ikirumbo, uyu yaravutse azaba iki, no, twese turishima. Rero gukurura abantu b'ingirakamaro mu buzima bwawe, ibyo ntibizagufasha kugera ku ntego. Bivuga ngo ngiye kugura imodoka, ugahura n'abantu 100, umuntu wese akakubwira ngo uzayimaza iki, izakora iki, nta kizakora, wapi. Undi akakubwira ati ariko nuyigura ishobora kuzadufasha, ishobora kuzadutwara imyaka, ishobora uzajya idufasha mu gusarura, ubuze umugize imodoka ikajya ikura imyaka mu ntuze mu bibaya ikabizana mu midugudu iwanyu, byaba atari ingirakamaro? Byaba ari ingirakamaro. Ese muramutse muri abacuruzi mukajya gucuruza mu isoko runaka ntavuze, iryo soko hanyuma akaba ari umuntu ufitemo imodoka, yajya apakira ya mizigo yanyu, mwese namwe mukajyamo mukajya kugura imisoko, namwe mukajya mupakira ya modoka mugataha kandi mufite amahoro neza. Iyo ngibyo niko abantu bagiye baba problem solvers, bagiye bakemura ibibazo byari bihari, hanyuma bakabishakira igisubizo nyuma y'ibyo ngibyo, hanyuma bigahita biba ubukungu bwabo. Icyo nicyo kijye cy'inyenzi, gukurura abantu b'ingirakamaro mu buzima. Icyanyuma cy'ingenzi ngiye kubabwira ni iki gikurikira. Mugifite amatsiko ni iki gikurikira: gukora cyane. Gukora cyane, icyo ni cy'ingenzi. Cya gatatu nicyo nsorejeho. Muri bya bintu byose watekereje, ikintu guhera cya kintu cy'ingirakamaro kimwe watekereje, ugomba gukora cyane byanga bikunda. Competition in the world exists. Muri competition muri iyi si irahari. Cooperation nayo irahari. None se n'iki wakora ku icyo kintu wahisemo? Wenda ko n'abandi 100 nutekereza ikintu uri umwe, umenye ko n'abandi 100 cyangwa se barenga bagitekereza, ariko se wowe kivumbe cyumenye hakiri kare, wowe ugiye kugikoraho iki? Ugomba gukora cyane kugira ngo cyubake gikomere. Ugomba kucyubaka cyane kugira ngo gikomere. Ndabashimiye. Ibindi byose birahari, ubumenyi bwinshi uzabubona, YouTube channel uzayibonaho ubumenyi. Ndakurarikira gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo bizakugirira akamaro, ndetse n'abandi babasharinga ubutumwa bw'abagira akamaro, gafata guhera none bagatangira gufata intego. Mukanya nababwira ibindi. Sawa, bye bye, ciao tuhuri mu bindi biganiro bikurikira. Bye, ndabakunda, ibihe byiza. Subscribe, thumbs up, notification bell hahandi hasi kuri kagano k'umutuku, hari ahantu uhita ukanda hakahita hajya gusa na gray, nk'ukuntu tuteta tubona ni ikijuju, niba nakita ngo ni itaze, hasa n'itaze, gatasa n'itaze, hatuntu tubiri tutubaba tutatuzaho, ako nako tukakanda ukabukoze notification. Wakora ku kajambo kitwa share, ukabura sharinze nyine ikiganiro, wajya kuri YouTube, wabisharinga kuri YouTube, wabisharinga kuri WhatsApp bakabona ibyo biganiro, wabisharinga kuri Instagram, wabisharinga kuri Facebook, waruga kuri Twitter, hari nyinshi, hari Snapchat, hari Visket, hari LinkedIn, hari twinshi cyane, Lambo n'utundi twose tuduse wadusharingaho, hanyuma bakamenya ibi biganiro. Ni ingenzi rero ukora share, like na subscribe, ndetse byaba ari ingenzi ugakora comment down below, ukakora comment hasi, hari ahantu ujya wandika hahita ishura yawe ndetse n'ishusho yawe, ugahita ukora comment. Ibihe byiza aho muherereye hose, mbifurije amahoro n'amahirwe no gutekereza ibintu by'ingenzi mu buzima. Ibintu byose birashoboka, haracyari ibibazo dukeneye gukemura, kandi ibyo bibazo nitubikemura bizaba ari ubukungu bwacu. Bye, iyi ni Agacu TV. Subscribe ndakwinginze. Nk'ubu uramutse iyi video yisharinze nko mu Burusiya, ukayisharinga muri Australia, muri France, muri Amerika, mu bihugu bya Nepal, Portugal, Netherlands, ibihugu byose nakomeje mbabwira video nakoze y'ibihugu, yubonye views ziri mu ibyo bihugu uhita utera imbere, bihita bigufasha ukabona views nyinshi aho ngaho, hanyuma ugahita ubona iby'ingenzi. Bye, ndabakunda byinshi cyane, murabitegereje. Bye.